Yes, mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba Space Corp TV. Uyu munsi tujya kuganira noneho kuri programming, aho turi bugende dukora amexercice atandukanye ndetse tunaganire ku buryo izi ndimi zimwe na zimwe zigenda zikoreshwa mu gukora ama application aya ngaya dukoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turebe impamvu ya C, turebe impamvu duhisemo gutangirana na C, turebe impamvu ariyo yoroshye gutangira kuba programmers, ndetse tugenda tureba na histoire yayo. So turi muri uno munsi rero turagenda dukora ama exercice atandukanye kugira ngo tubashe kumenya structure yayo, ndetse tunakora exercice zigiye zitandukanye. Hanyuma nitumara kuzikora namwe ubwanyaho muri muraza kugira umwanya wo gufata haba amatelefone yanyu, haba amamashini kuba yafite, ndetse munakora ama exercice tugende tuganiraho. So uyu munsi rero nkuko mubizi hano kuri Space Corp TV tugiye tuganira ku ikoranabuhanga ariko mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda kugira ngo tubashe kumva neza icyo turi kugeraho, icyo dushaka kugeraho, ndetse binadufashe kumenya ibi bintu biba byaragiye bihishwa mu ndimi mpuzamahanga. Iyi TV yacu yari ihari kugira ngo na wa muntu utarabashije kugera mu ishuri ariko ashobora kuba yakunda ikintu mu bijyanye n'ikoranabuhanga aba yakiga, ndetse nacyumve wenda nawe azifatire izindi ngamba nyuma. Ariko uyu munsi tugiye kuganira kuri programming ariko twikoresheje C as a language. Dufitiye indimi zigiye zitandukanye mu kubaka ama programme, harimo za C, C#, C++, Java, JavaScript, Python n'izindi nyinshi zigenda ziza umunsi ku munsi. Ariko uyu munsi dufashe gutangirana na C kubera yuko ariyo yoroshye gukoreshwa, ndetse izo ndimi zindi zagiye zitiraho ama syntax amwe namwe ku bazizi bo bahita babyumva vuba, kuko hari ama syntax amwe namwe yagiye atirwa muri C agakoreshwa muri izo ndimi zose. So tudatinze rero reka dutangire. C ubundi C ni iki? This is a general purpose middle level programming language developed by Dennis Rich at Berry Laboratory. Urabona ko ni ururimi rwahimbwe n'uyu mugabo witwa Rich mu 1972, ruhimba cyangwa se rudevelopa muri laboratoire yitwa Berry. Yatangiye rero ari urusanzwe ashaka kudevelopa ama operating system, ariko nyuma ruza kuba ururimi ruri common, ruramenyekana, abantu benshi barumenya. Niyo mpamvu uyu munsi tuvugana today, C remains one of the three most widely used programming language. Urumva rero ko uyu munsi rugikoreshwa, nubwo mubona hashize imyaka irenga 50 ururimi rudevelopinzwe. Nkuko twabiganiriye hejuru, murana yuko n'uyu munsi rugikoreshwa, ndetse rukaba rukoreshwa mu ma program amwe namwe atandukanye. Turagenda tubirebaho. Ni iyihe mpamvu rero tugomba kwiga uru rurimi? Impamvu ya mbere, C is considered as a mother of all programming language, as many later languages like Java, PHP, JavaScript has borrowed some syntax features directly or indirectly from C. Kunibyo navugaga, za ndimi zindi ziri kwaduka uyu munsi ndetse n'iziba nizagezweho uyu munsi ziri gukoreshwa, hari ama syntax amwe namwe zagiye zitira muri ururimi rwa C. Niyo mpamvu C ifatwa nk'umubyeyi w'izo ndimi zose tumaze kuvuga haruguru. So if a person learns C programming first, it will help to learn any modern programming language, as it provides a deep understanding of fundamental of programming and underlying architecture of operating system like pointers, working with memory location. Nkuko nabivugaga rero, urana umuntu iyo yize ururimi bwa mbere yatangiye kwiga, especially ko ari gutangira kwiga programming, bimufasha kumva neza iby'ingenzi umuntu agomba kumenya muri programming, sibyo? Kuko nyine ururimi ruroroshye, kandi ikindi nirwo rwa mbere rwabanje kuba developed, niba nabyita gutyo. Izindi ndimi zigenda zifatiraho ama syntax amwe namwe. So C is widely used in operating system. Murumva C ikoreshwa mu operating system dukoresha za Windows 7, 8, Linux, Unix, Ubuntu. Izi operating system zose zikoresha C language. Hari ama embedded system, hari ama compiler, za database, za games, za real time system,
zose zikoresha ururimi rwa C. Murumva yuko kurutangiriraho bifasha kumenya byihuse programming. Tugiye hano hasi rero hari ibiranga ururimi rwa C. Icyambere ko mubibona nicyo bita general purpose and portable. No kuvuga ngo iki n'ururimi ushobora kuva kwandika ku mashini imwe ukaba waruvana ku yindi ukarujyana ku yindi. Iyo program wakoreye kuri mashini ikaba yakora no mu zindi program. Procedure programming language ni kuvuga ngo ni ururimi rwubahiriza ama procedure. Hari ibintu ugomba kubahiriza, niba tuvuze ngo syntax runaka yandikwa gutya, ni procedure ugomba kubahiriza. Iyo ugize iyo wibagirwamo imwe n'imwe biranga. Rero memory access twavuze ushobora kwa accessinga operating system. Fast speed irihuta ndetse ikagira n'ama clean syntax. Clean syntax bivuze yuko ama syntax wandika rwose aba yoroshye kuyumva kandi ari easy to use. So tukagira ama editors rero, ama editors akoreshwa muri programming. Izi ni environment yo twazita IDE. Nimba na kuvuga ngo naho ushobora na hantu hashobora kugufasha ku developinga programmere yose. Tukagira za dev, tukagira za C++, code block, tukagira Ellipse, tukagira Visual Studio Code, tukagira online GDB. Niyo muzajya mukoresha special kwa dafite ama laptop. Buno buryo ni compilers online ushobora kuba wakwifashisha udeveloping ama application ukajya yabona niba udafite telefone laptop cyangwa se desktop ukaba wabikora kuri telefone yakoze online zo kandi ziroroshye kuzikoresha. Structure noneho sasa structure ya program muri C ni gutya iteye kuva kuri 1 kugeza kuri 7. No kuvuga ngo dufite icyo bita include stdio.h. Iyi ni bita header file. Tukagira int main ni main function. Tukagira izo bita braces, zikari braces. Hari iyi ufunguka n'ingi yo hasi ifunga. Bivuze iki? Iyo ufite main method, program yose ugiye gukora iraninga ihereye kuri main method. Noneho ibyo uri bu displaying cyangwa se output yawe yose uyishyira muri izi curly braces. Iyi ngiyi ifunguye yo hejuru ndetse n'ingiyi yo hasi. Ni ibyo wanditsemo hariya nibyo biba output uretse ama comment. So this is a basic structure of any C programming, but by the structure it means that any program can be written in this structure. Okay, writing a C program in any structure will lead to the compilation errors. Reka wenda ngate mbereka wenda nk'urugero. Dufite hano environment ke tugiye gukoresha ni dev/C++. Ila structure rero twari tumaze kubona ni iyi ngiyi include stdio.h tugafunga. Tubonye ko dufite okay. Kuva ngaha iyi ni header file, ni standard input output, ni idufasha wenda atuntu muraza kutugana nyuma. Utu tuntu batwita comment. Iyo shizo duswasi tubiri ikintu cyose wanditse hari inyuma ntago kigira gute, ntago kidisplayinga muri output. So iyi ni header file cyangwa se preprocessor igufasha gukoresha standard input output, igufasha gukoresha printf and scanf statement. Ni kuvuga izi statement mvuze aha ngaha ebyiri, scanf ndetse na printf. Iyi printf igufasha kudisplayinga ibyo uba wanditse ushaka kubibona muri console. Hanyuma iyi scanf ikaba yagufasha wenda kuba washyiramo reka tuvuge wenda ushaka gushyiramo nka data, igufasha kwinjiza data muri console iyo maze gukora program. Noneho iyi ngiyi tuvuge durana iyi ni header file. Iyi ni header file nkuko muyibona ngaha. Iyo tumaze kuyicreatinga ushatse wayo tunasavinga program yawe. Tuvuga utekanye te wenda
starter, reka tuyite starter. Buri porogaramu yose yanditswe muri C programming ibigomba kugira extension ya C ya .c. Iyi tuyitse starter.c. Yes, iyo umaze gukora porogaramu nk'uko wayihaye izina, wageze gute, murabona rya zina tuyihaye riri hano hejuru, ikiba gisigaye ni ukwandika main method. Ubu ni ukuvuga ngo iyi porogaramu yacu tumaze kuraninga, tuyiplayinze gutya tubona ama error. Tubona error kubera yuko namabwiye yuko int main ariyo main method, niho porogaramu yose iraningira. Ni ukuvuga ngo iyi ntiyaraninga kubera yuko idafite main method. So bisaba yuko rero tuyiha method, kuri andika int main, okay, then tugafungura za curly braces, hanyuma iyi main method, this is what we call the main function, sorry, this is the main function, niho programme yose wandika iraningira. Okay, iyi kaba header file igufasha kuba niba ukoresheje printf mo hano muri main function yawe, ikagufasha kuba wazikoresha. Iyi header itariho ntago zagira gute, ntago zakora. So main function iyo tumaze kuyikora rero, nk'ubu dusevinze n'urugero tukaraninga, programu yacu izaduha error, invalid preprocessing directive, kubera yuko twanditse include nabi. Okay, iyi twayanditse mu nyuguti nkuru. Icyo nani wajya kubabwira nuko C programming ari case sensitive program. Iyo wanditse ikintu nabi hazamo amayereri. Muri kubona turayikosoye, ariko nana turi ku displayinga kubera ko program yacu ifite main method, main function ikaraninga, ariko nta kintu yagize gute, nta kintu ya displayinga kuko nta kintu dufite muri function yacu hano muri curly braces. Nkuko nababwiye, izi curly braces niho haba harimo ibyo ugomba ku displayinga cyangwa se ugomba kwinjiza ibyo ukeneye byose kwinjiza muri program yawe, ni hariya ubyandikira, ariko biraninga uhereye hariya kuri main function uba creatinze. None reka tuvuge wenda turashaka wenda ku displayinga okay, nk'ijambo n'urugero. Reka tuvuge wenda turashaka ku displayinga programu yacu ya mbere, tuyifuza ko izajya displayinga izina ryacu. Icyo gihe dukoresha printf, tugafungura za parentheses, tugafungura double quote. Izi double quotes ikintu twandikamo nicyo kiba displayed muri programu. Reka nandikemo nitwa dusabe if. Okay, buri statement twanditse muri C programming tuyirangiza naga point, akaga point bakita semicolon yibuze hazamo error. Yes, ubwo twongera tugakora compile. Ushobora gucompile ukabanza ukara ko nta mayerera arimo. Iyo nta mayerera arimo muhita mubibona hano hasi, zero error warning nayo ikaba zero. Icyo gihe program yawe nta kibazo bifite, urongera noneho ukakora iki, ukaraning, ukora compile and run. Muri kubona yuko program yacu noneho iri kuza ikadisplayinga izina ryayo. Iriya zina twavuze ngo nitwa dusabe Yves, na aya magambo yanditse hano muri printf statement hagati ya quotes. Yego, ikindi nuko buri program igomba kuritaninga value iba ari integer. Value yacu iba ari integer hano 0, kuko nkuko mwabibonye main method yacu ahangaha iba ari int. Turaza kureba muri video zakurikira, turaza kureba ibyo bita ama data type. Ama data type rero iyo twavuze ngo int main hano, bivuze yuko program yacu igomba kuritaninga a specific value. Iyo value iritaninga iba ari 0. Iyo itabaye 0 ikaba indi value ubundi iba ari 0 or 1. Iyo ibaye 1 haba hajemo ama errors, ariko ibaye 0 iba yabaye successful. Nicyo ino statement ivuze yuko iyi main function yacu izaritaninga value iri integer kugira ngo yerekane niba programme yabaye successful cyangwa se yabaye yajemo ama errors. Iyo ibaye 0, operating system itayumva ko programme yabaye successful, ikahita iguha output biriya by'displayinga muri console, aribyo by'ibingibi. Ariko iyo yabaye 1 cyangwa se yajemo ama errors,
icyo gihe ubona icyo bita error zitazidisplayinga hano hasi, aho kugira ngo ubone output muri no console ukabona errors zigufasha kuba wahita ukora ikintu bita debugging, kujya kureba icyateye iyo errors uri gukora. So rero nkuko mwabibonye urabona ko idisplayinze izina nkuko mubibona, ariko wenda reka tuvuge wenda twibagiwe wenda kano ga semicolon, urakabona ko tugakuyeho hariya. Nitujya ku debugging bazahita batubwira ko hari iki int main, urumva ni ya main function yanyu ihise ibona errors muki return, zona ko return 0 yahise iba selected, bivuze ko aho kugira ngo returning ino 0 function hajemo error hano hasi rero ihita kwereka ngo error expected semicolon before return. Before return ubwo ni hehe? Ni hano. Ikanakwerekana ibinagufasha kuba wamenya ahantu hagize gute haje ikibazo, ukagikosora. Hanyuma kugikosora ukongera ukaraninga program yawe, muri kubona yuko ihita idisplaying iki, displaying output. So iyo rero ni structure ya program. Okay, igomba kuba ifite header, igomba kuba ifite main function, igomba kuba ifite izi open and close braces, kuko ibintu byose uzandika hagati y'izi curly braces hano nibyo bizaba displayed muri ya console yawe. Expect icyo twita izi comment, nkuko mubibona comment na hano muri example natanze nagiye nzandika kugira ngo zidufashe kuba twasoma program twanditse, ariko muri kubona ko ibyo nagendaga nandika aha ngaha bitagiye gute bitagiye by'idisplayinga kuri noza kuri console. So ushobora gukora print statement nyinshi zishoboka, ushobora no gukora statement nk'ijana cyangwa 1000 biterwa n'icyo ushaka kugeraho. Nk'iya mbere wana nitwa dusabe ize, kanandika indi printf statement nkaba ndi kwigisha C programming. Okay, nkanja nkakora indi printf statement, printf yes mukore subscribe kuri channel yacu. Okay, yego kuri channel yacu shyiraho semicolon, akora indi printf channel yitwa space corp tv. Okay, then nkashyiraho naho semicolon. Ngiye kuraninga izi statement murebe ziraza ku murongo umwe, kubera yuko reka nziraninge murebe. Hajemo error return 1, muri kubona yandi ko dufite return 1, tukaza kureba noneho tukajya kureba ngo ni hehe twakoze error. Return 1 nitwa dusabe ive nkabandi kwigisha C programming printf mukore subscribe kuri noza kuri channel yacu. Hanyuma muri kubona ko ahangaha nanditse printf nkayandika nabi, nanditse pr, aho kugira ngo nshyire i hano nyishyira hehe, nyishyira hano hirya. Si ni debugging ni ukuvuga ngo ureba umurongo ku murongo ukareba ahantu error yabaye, kuko iyi return value nkuko mubona ahangaha iri kutubwira ko operating system kugira ngo yakire 0 nka return statement iyibwira yuko program yawe successful, ahubwo iri gutaninga 1. Iri gutaninga 1 bivuze ko program yawe irimo errors. Yes, noneho murabona ko dukosoye, tumaze gukosora nabyo bita debugging, ukagenda ureba ahantu error yagiye iba. Muri kubona ko output yacu nitwa dusabe ive nkabandi kwigisha C programming, mukore subscribe kuri channel yacu yitwa Space Corp. Murabona ko bije, ariko bije ku murongo umwe. Icyo gihe dukoresha dukoresha akantu bita /n, aka kantu /n kavuga new line, ni ukuvuga ngo gacreatinga
line hagati y'izi statement tuba twagiye gute, cyangwa se niyo paragraph nabyita gutyo, ihita imanura umurongo ukajya gutangira ku murongo wo hasi wandika. Twongeye ducompilinge, muri kubona noneho nitumara gucompilinga bya bindi twanditse icyambere cyo kidisplayinga, munsi yacyo tugiyemo indi dushyiremo indi gutyo gutyo. Nitwa Dusabe Yves, munsi hakaza abandi kwigisha C programming, munsi yaho hagahita haza indi line. Mukore subscribe kuri channel yacu yitwa Space Corp. Nkuko mubibona hariya murabona yuko bigiye ku mirongo yabyo. Yego. So uku niko rero bandika program. Ndira ngo ku bantu bose bize programming, ni gutya mwagiye mukora program zanyu za mbere, aho bababwiraga gukora program yitwa wenda Hello World cyangwa se ini programming. Ni gutya C programming ikoreshwa. Yego. Hanyuma iyi structure rero nko mubibona, ibintu byose dushyiramo hano hagati nibyo by'displayinga muri output, uretse izi comment nkuko nagize gute nagiye nzandika mabone ko zitagiye ziza. So iyi niyo program abaprograma bazi bose babanza kwandika, include ya header file, int main, in main function, then statement iri no hasi, bikaba arizo zigira gute ziba display. No kuvanga iri jambo hello world niryo byonyine rizaba output muri program yacu. So reka dukora analysis nawe kuri structure ya program line by line. Nkuko mwayibonye twatangiranye niyo bita include stdio. Include dore ngiye hano hejuru muri ya program yacu tumaze kuraninga. Ni iki noneho? This is a processor directive which tells the compiler to include standard input output to header file. So before compiling the program, it is needed for each C programming, because the printf function use later. Printf function ni izingizi twagiye dukora, izingizi twagiye dukoresha hano. Izi printf function ntago zakora mu gihe ino header file idahari. Without it, the compiler does not recognize this printf function cyangwa se next statement. Zira statement tuba twanditse muri za double quotes ntago compiler yazumva udafite iki ino preprocessor directive. Hasi dufite icyo bita int main. Int main, what is the meaning of int main? Int main nuko mubibona hangaha ni ya main function yacu. Bivuze iki? This is the main function where every C program start execution. New program yose itangirira. It is specified that this function return an integer value. Nkuko nabivuze ngo hano hasi munsi ya program tuba dufite muri za statement tuba twanditse muri izi curly braces, iyanyuma igomba kuba muyitwa return 0. Nuvuga ngo iyi main function buri gihe igomba kwakira an integer. Okay, main is the main function and it is a required entry point for any C programming. Nuvuga ngo iyi main function, iyi main idahari ntago system yawe cyangwa se program yawe uri gukora yakora. Okay, so void means hano murana ko harimo void, ariko twe turi kuhorera exercise yacu naho twayikoresheje. Void indicate that the function takes no parameter. Ngo nta parameter igomba kugira, especially nta input, no input is passed to the main function. Ira void nicyo ushatse kuvuga, ariko ahangaha murana ko twe ntayo twakoresheje. There is no need, kuko return value toujours igomba kuba ari iki, ari integer. So we have these curly braces. It open the body of the function. The body ya main function ifungurwa n'aka kantu, hanyuma igafungwa nanone n'iki nakameze nkako. Hari ako bafunguza kitwa opening, kakaba nako baclosinga bita closing. So this one nkuko mubibona muno program yacu dufite ni kano kari hejuru, kano gakali braces dufite hano hejuru. Mubona ko hasi hariho nakagafunga. So this one opens the body of the function. All codes within these curly braces belongs to the main function, or simply this is what we call, this is where start a code block. We have used also comments. Utuntu twose tubanziriza n'izi single line comment, n'utu slash yari tubiri nitwo bita comment muri C programming. So this is a single line comment.
comment help a developer to understand what the code is doing. No kuvuga ngo dufasha iki, tugufasha gusobanura code uri kugenda wandika. Murabona ko nagiye nkwandikaho hano hejuru, sibyo? No kuvuga ngo nk'iyi /n iyo nanditse nka program nkayishyiramo hano nko mubireba, iyo nshyizeho comment nka gutya, umuntu uwo ari we wese uzaza gusoma ino program yanjye azamenya akamaro kayo. Iyi main function muri kubona aha ngaha, iyo nanditse ko iyi ngiyi ari main function nkabyandika aha ngaha, umuntu wese niyo watari mu program uzazaga gusoma ino code yanjye tuvugaje kwiga, azahita amenya icyo ishatse kugira gute, icyo ishatse kuvuga. Yego. Okay, so izo ngizo rero nizo bita comment. Ushobora kwandika ushobora kwandika single line comment, kuvuga comment mu murongo umwe, cyangwa se ukaba wakwandika comment mu mirongo wenda imirongo myinshi ya comment, sibyo? Reka dukore nk'urugero, wenda tuvuge ngiye kwandika indi comment wenda hano hasi, dukoresha nabwo slash. Okay, muri kubona kari akantu k'akanyenyeri nshyize hejuru. This is iyi nayo ni comment, hanyuma tukagafunga gutya, sibyo? Aka nako naga comment ariko kanditswe mu maline menshi. Urabona iyi ni umurongo umwe, iyo ushaka kwandika comment y'umurongo umwe ukoresha zino slash, ariko ushaka kwandika umurongo umwe, 2, 3, 4 cyangwa 5 ushobora gukoresha izi signs slash étoile, then ugakorezinga ukoresheje iki slash and étoile. Mwana ko iyi comment iyo ndaninza program yanjye iprintinga za statement ziri muri printf function, ariko nkuko mubireba ama comment mba nakize muri program ntago azamo. So dufite noneho turi kwiga ya structure nyine ya program yacu. Dufite izo bita printf function. Printf hagati ugafungura parentheses, hagati yazo ugashyiramo izi double quotes. Ikintu wanditse cyose hano muri izi double quotes nicyo kiba printed kuri screen yawe. So what is the definition of this printf? This is printf anga muna ko twakoresheje nyinshi. Iyi ni ya mbere, iyi ni ya kabiri, iyi ni ya gatatu, iyi ni ya kane. Okay, so bivuze iki? This is a function call to printf which is used to output text to the screen. Now hello world, this is a string that will be printed, and the semicolon is there to close every statement. Every statement in C must be ended with a semicolon. Nibyo muri kubona muri program yacu. Buri statement twagiye twandika hano hejuru niyo iclosing biri semicolon twagiye dushyira kuri buri statement hano ibiyifunga. Kuko uramutse ukuyeho nk'imwe muri zo, nk'urugero ugakuramo aka semicolon hano, iyo compilinze hazamo icyo bita error, kandi katukubwira ngo there is an expected semicolon before return. Mbere yo kuritaninga ukagira gute, ukayishyiraho. Niyo wakuraho iyo hejuru ye ukaraninga, ya error iba ari the same. Iyi error hano hose muzayibona muri programming expected semicolon before printf. Ujye making sure yuko urebye ahantu hari error, hanyuma ukagira gute, ukahita uyikosora. Iyo umaze kwikosora, program yawe iritaninga ya value ya 0 ndetse ikahita displayinga output nkuko mubibona hano muri screen yacu hano hejuru. Yego. So tukagira ikintu bita return 0 rero, end of the main function and return the value 0 to the operating system. A return value of 0 typically means that the program ended successfully. Ibyo nabwiraga, buri gihe main function yacu nkuko mwabonye hano ko ari integer, igomba kuritaninga 0 as an integer. Iyi 0 niyibwira program yanyu yuko habaye successful in terms of running your program. So in your original code you use the comma. Urana ko nka hejuru turamutse dushyizemo comma, hano tuvuge wenda reka tuvuga ngaha kugira ngo dushyiremo semicolon tugashyiramo comma.
nituramuka turaninze tuzabona error turi kujyana. Kubera iki? Kubera yuko statement yacu yari itaninze iki? Yataninze umubare utandukanye na zero. Instead of semicolon which will cause a compiler error, always use a semicolon to end your statement. Okay, so closing curly braces, it close the body of the main function nkuko mubibona nyine ni ifunga. Hanyuma ikindi nkuko mubibona, this is a simple program. Iyi ngiyi nkuko mubibona 1 2 3 rimwe ifuze library za input output. Kabiri, this is defining the starting point of the main function. Gatatu means print a message to the screen. Kane means indicating successful execution. We have also this include the studio. This is the header file, include standard input library. Int main, this is an entry point of any program. No programs zitandukanira nabona ko zitangirira. Tukagira printf ariyo bita print text to the screen. Tukagira na return 0 ariyo end of the program. So rero nkaba ngira ngo mbashimire kuri kano ka video ka mbere nabaha exercise. Iyi exercise mbahaye ya kabiri ndatuwe tuyihoreye, tuzayireba muri video ikurikiraho. Mwandike mwebwe noneho aga programme kanyu gasanzwe, mwandika aga programme gasanzwe ka display izina ryanyu, kavugaho ibyo mukora, kavuge niba uri umunyeshuri session number yawe, hanyuma kana displaying icyo bita thank you text at the end of the message. Akana exercise mbahaye, murakoze cyane. Twongere guhura muri video ikurikira tuganira noneho kubijyanye n'ibyo bita data type. Turebe data type niki, turebe variables niki, hanyuma dukomeze turyoherwe na C programming. Murakoze cyane.